experience dufite abenshi cyane mu bagore imiryango yarabanze abagabo babo barabataye. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe igorora igaragaza ko abagabo ari bo benshi cyane mu magororero, bivuze ko ari bakunda gufatirwa mu byaha bigiye bitandukanye, abagore bakaba bakeya. Uyu munsi nk'imvaho nshya twafashe urugero turavuga ngo reka tujye gusura igororero ry'abagore. Turi mu karere ka Nyamagabe ku igororero ry'akarere ka Nyamagabe, ni igororero ricumbikiye abagore gusa. So tujye kuganira nabo batuganize, batubwire urugendo rwabo rwa buri munsi, ubuzima babamo, n'iki bakora n'iki babirirwamo. Kugira ngo bize kutworohera rero turaza kuganira n'umuyobozi w'umurenge w'igororero rya Nyamagabe, hanyuma dutembereze agende anatubwira byinshi bigiye bitandukanye bitumara amatsiko ku bintu byose tuba twibaza. Ngo haye ikaze. Mwiriwe neza. Meze gute? Tumeze neza cyane. Yego. Je nitwa Fidel. Nange nitwa Jeannette Mukaninshuti. Yego, umuyobozi w'umurenge. Umuyobozi w'umurenge w'igororero rya Nyamagabe. Yego. Gitifu. Yego. Tuba tumeze nk'ubuzima busanzwe. Yego. Tubaho nk'uko abandi bose babaho busanzwe. Yego. Ubuzima bawe buteye gute ubundi bw'umuyobozi? Duhere mu biro. Duhere mu biro. Yego, muri office. Ni ukuvuga ngo nk'uko mwabivuze ndi gitifu, nagombye kuba ubundi bajya batera urwenya ngo akarere ka Nyamagabe kagira imirenge 17. Tumwe mu murenge wa 18, twerwa mu murenge mu karere ka Nyamagabe. Ni ukuvuga ngo rero ndi gitifu nibyo, nkaba nyoboye abandi. Yego. Kuko mwabibonye dufite block ebyiri, dufite block ya mbere tukajya na block ya kabiri. Turi ababyeyi, tuba twaragonganye n'amategeko. Yego. Tuba twaragonganye n'amategeko, ngira ngo twareba ubundi muri rusange. Yego. Kera twari tuzi ko kuba uri umugororwa ari ikintu gikomeye, gufungwa. Yego. Ariko muri iyi minsi ntago bikiri gereza. Yego. Yego. Byabaye igororero. Urabibona, turi smart, turaseka, turishimye. Mbese tubaho ubuzima busanzwe. Erega urebye muri rusange umugororwa nk'abandi bose tuba twagonganye n'amategeko. Uburenganzira tudafite ni bumwe gusa, ubundi bwose abandi bafite turabufite. Ariko icyo twambuye nyine ni ukujya aho dushaka. Ntabwo ushaka kuva hano ngo ntembere aho ushaka, ariko ubundi burenganzira bwose bw'abagororwa ndabufite. Serivisi mutanga nk'ubuyobozi bw'umurenge ziba zimeze gute? Urebye hano iwacu mu igororero ni nk'ubundi buyobozi busanzwe bwa leta bwo hanze. Tugira njyanama, tukagira gitifu. Hano iwacu mureba habamo n'utugari. Ndi gitifu w'umurenge, ubu ngubu nyoboye utugari 4. Ufite ba gitifu b'utugari? Yego, utugari. Tukagira ba mudugudu, tukagira ba munyesibo. Mbese n'ubuyobozi bwose bwo hanze mu bufite. Yego. Tukagira ba sociale. Mbese n'ubu tukagira abashinzwe aba brigadier, sécurité. Murabyumva nyine n'ubuyobozi busanzwe. Okay. So umuyobozi wo hanze rero mu murenge usanzwe abafite service atanga. Umwihariko wanyu mwebwe mutanga izi? Twebwe umwihariko wacu birumvikana ntago hari ibyo twebwe tudakora bitewe naho tuba. Ariko twebwe mu mibereho ya buri munsi dutanga service, imibereho myiza. Tuba dufite ibibazo byinshi bitandukanye. Ngo abaturage batura ibibazo byabo. Hari ibyo tubasha gukemura nkatwe abagororwa, ibitunaniye tubasha kubishyikiriza abayobozi bacu bakadufasha. Yego. Utugeraho sasa ku buzima bw'umugore. Yego. Ubuzima bw'umugore, umugore urimo hano, umugore uri mu igororero. Yego. Reka noneho mvuge muri rusange muri Nyamagabe. Yego. Murabona ni mu giturage, ariko hari ukuntu hasa neza. Hasa neza. Ugeze hano utareba tavuze ngo ni giturage, urabona ari mu giturage. Harasa neza, murabibona, hari isuku, kandi natwe birakwereka. Nk'abandi babyeyi bose turasa neza. Bivuga ngo duhabwa uburenganzira nk'ubwo baha abandi babyeyi. Gusa birumvikana ntabwo tubana n'imiryango. Niba uri umukobwa, niba uri umubyeyi, ntabwo ubana n'umugabo wawe, nta n'ubwo ubana n'abana. Ariko mu buzima busanzwe nabaha nk'umunsi wacu ko buteye. Duhere mu gitondo. Eko. Ubundi tubyuka saa 10 za mu gitondo dusenga. Hahandi hose tugira za niba turi. Tugira amatorero atandukanye, tugira abakatolike, tugira abadeperi, abaporoso, abayisilamu, abayehova n'abandi bose muzi nkuko muzi mu gihugu hanze. Ni ukuvuga ngo rero turabyuka tugasenga. Burese mu idini rye. Murabona dufite umwanya uhagije. Dufite ahantu hahagije ku buryo buri torero riba rifite ahantu haryo risengera. Ubwo nyine bamwe baba batangiye gukora amasuku, kwitegura umunsi. Ahantu haba abantu benshi birumvikana tugomba gukaza isuku kugira ngo tugire imibereho myiza. Mwabibonye turasa neza, twambaye neza kubera yuko tugira isuku bitewe nuko
RCS dufashe neza. Saa 11 twese duhura mu gukora amasuku. Ubwo nkanjye nka gitifu mba ntangiye inshingano. Ngomba kumenya uko abaturage baraye. Hari abarwayi, ese nta makimbirane yabaye, kagerageza kuzenguruka utugari ndebe ibibazo. Bagwa amaraporo bagitifu utugari. Yego. Nkuko mubibona hano tugiramo n'amadispensaire n'imbere. Tuba dufitemo abajyanama b'ubuzima, tukagira n'abakuru wa Rouge. Abajyanama b'ubuzima murabizi ko barahawe amahugurwa y'ibanze, ariko ibyanze murabibona dufite dispensaire hano kandi iratwegereye, turakomanga tugasohoka bakaza bakatuvura. Ibinaniwe hano dufite twegereye hopitali ya Kigeme, ibyanze tujya CHIB. Bivuga ngo nta kibazo na kimwe dufite. Tugize saa 12 za mu gitondo. Saa 12 za mu gitondo ifunguro rya mbere twemerewe bari hageze rya mu gitondo, birumvikana n'igikoma. Twese turakibona kiza kimeze gute, kiryoshye. Birumvikana nyine turi mu giturage, barahinga. Tubona ibintu byose biri fre, ntago bitinda kandi kiba kiryoshye. Tugafata ifunguro rya mu gitondo, twarangiza tugomba kujya gutunganya gusasa aho turara. Nk'ababyeyi tugomba kugira isuku, tugasasa, tukagira isuku. Asigaye mu masaa moya amactivité abatangiye. Bivuga ngo dufite abanyeshuri nta gitifu rimba nije muri za nshingano. Nyirizina noneho sasa nyirizina iza raporo bampaye abandi ngomba kuzisohora nkaze kuziha abayobozi kugira ngo bamenye ko twaraye. Ubwo nkafata igihe cyo gufata ya maraporo yose nkayashyira hamwe, namara kuyashyira hamwe nkayegeranya, ari umutekano ari imibereho myiza, tukayegereza abayobozi bakareba uko tumeze. Basanga hari ikibazo baragikemura. Ubwo murabona igikoni, mushaka kuza kwibaza ngo aba bagabo tubona kari igorero ry'abagore bateye amatsiko. Murabona nubwo turi kugororwa ariko hari imirimo tudashobora kwikorera. Niyo mpamvu ubona abasaza bacu ni bake baje kubatera ingabo, baje kudufasha. Muri twa tugari nyobora harimo n'akagari kabo, ni bake cyane ukurikije twebwe. Mu bantu 1700 na bo ni 200. Yego, ni favor batugiriye nk'ababyeyi ngo tubone ya mirimo tudashoboye, tugira abantu bayidufasha y'imbaraga. Ubundi ibindi turabyikorera. Yego, hanyuma turagiye. Dufite imirimo itandukanye hano, dufite imyuga itandukanye. Kwa kundi mu gitondo hari abagiye bahise bajya mu masomo, abandi bajya mu yindi mirimo. Kandi mu masomo hano rero ntago twigunga. Haransubiye inyuma gato, saa 11:30 tutangiye siporo. Mu gitondo? Mu gitondo. Mucaka. Niyo mpamvu ubona mucaka tugira imikino itandukanye, by'umwihariko tugira na gym tonic. Buriya kuri televiziyo y'u Rwanda saa 12 haba hariho gym tonic, tugendana nabo tugakora siporo. Ubwo udashoboye gukora iyo siporo ya gym tonic, dufite volley mwabibonye, turakina, ushobora kwiruka, ushobora guterura ibyuma, dufite ibintu byinshi twakora. Murabibona nyine, nawe urabibona nk'umuntu duhuye mu nzira utamenya aho ndi, ntago wapfa kumenya ko ntago yabimenya pe. Usibye umwenda gusa wambaye nta kindi. Bivuga ngo biterwa nuko abayobozi bacu baba badufasha. Ntago tukiri babagororwa ba kera, twagumanye n'amategeko ari kutugorora. Iyo uri kugororwa ugenda ugaragaza yuko hari amelioration. Yego. Nuvango rero abajya ku ishuri baragiye, abaganga baratangiye, ni ukuvuga ngo n'abajya mu yindi mirimo. Murabona aha hose ni isuku nitwe tuyikorera. Aha nimwe mu mwakoze mu gitondo y'amasaha y'isuku. Nk'abandi babyeyi urabizi kandi hari ababyeyi harangwa n'isuku. Hari isuku byo n'urucaba. Tukagenda hariya hose, murabona naha hose hari isuku. Dutera indabo, tukamenya kuzuhira, kuzikorera. Dutangiye ya mirimo isanzwe. Turakomeje turagenda, tugira n'abahinzi. Hano mufitemo abahinzi? Yego. Buriya murabibona, sinzi murabona imirima. Dufite amakaroti, dufite imboga. Muri rusange naho inyuma gato ugeze inyuma dufite jardin, ibitoki, ibigori, iki ku buryo nitwe tubyikorera. Nta bakozi. Turaza tukajya muri ya mirimo. Hanyuma no kubaka, murabibona ari amazu muri nitwe tuyubakira. Yego. Ubwo tugakomeza iyo mirimo. Ari 10. Turagiye tugeze saa 4. Akenshi nka wa muntu wazindutse ntago turenza saa 4.
tukaza tukitunganya abakorera urumva kamemo ahantu wagiye ugomba gukora isuku ukaza ugakaraba ugakora dushe ugafura umwenda ukoranye isuku ukaruhuka ubwo niko tuba twitegura kwakira ifunguro amafunguro twese iryo kumanywa twese tugeraho urabibona ko turi abantu ntabwo dushonje turasa neza amafunguro ariko nsubiye inyuma hano tugiramo abanyantege nke bagomba inyongerafunguro tugira sosoma y'uburwayi tugira indagara tugira n'ibiryo byongera babandi tugira n'amata dufite abarwayi dufite n'abakecuru icyo gihe nka gitifu n'abandi dufatanyije nitwe bireba ni ya mirimo isanzwe twa turimo two mu rugo ubwo mu gihe umaze kwitunganya dutegereje ifunguro hari nk'utundi turimo ntabwo wicara gutyo ndagira ngo mbatangarize ko hano iwacu mu igororero ntabwo twigunga twibuka ko dufunze iyo turi mu igororero iyo utekeye wenda ukumbuye mu rugo naho ubundi ni umunsi wacu upanze nk'iminsi yose ufite gahunda ikindi kirimo buriya dukurikira amakuru yose tugira amateleviziyo atandukanye ku buryo tuba dufite amasaha y'amakuru tugira n'imyidagaduro abonye ko dufite urubyiruko ababyina abamodaringa ni ukuvuga ngo kiriya gihe dufite igihe cyo kubitegura muri cya gihe tuba dutegereje ifunguro turabiteguye abarepeta baba barepeta abakora utundi baba badukora none igihe cy'ifunguro kikagera nk'ahantu hari abantu benshi birumvikana tugomba kubitegura duhabwa amafunguro neza cyane tuba dufite organisation dukurikije hano nakubwiye dutuye twa tugari ya midugudu ifunguro tukarihabwa neza tugafata ifunguro twarangiza tugakora isuku hahandi twamaze gufatira amafunguro ubwo umugoroba uba ugeze umugoroba iyo ugeze nk'uko twatangiye dushimira Imana turasoza dushimira Imana ubwo ni isaha y'amakuru kabirageze tukareba televiziyo tukageza saa yine tukajya kuryama uko mutureba tugira disipurine irengeje ahangaha mo imbere nta makosa abamo kubera yuko abenshi bo hanze bajya badufata nk'aho ari abantu bajya mu igororero ariko ugeze mu hano imbere nibwo ubibona yuko turi kugororwa tumeze neza mbese uba ubona nta makimbirane arimo tuba tumeze nk'abandi babyeyi birumvikana nk'abandi babyeyi tugera igihe tukaganira buriya iyo uganiriye umwe agenda gusangiza experience ye bigatuma ryakosa waguyemo byatumye ugongana n'amategeko utazongera nabyo biradufasha ikindi iyo umazemo igihe ugenda ufasha abandi bakiza abatarabyumva neza hari abaturuka hanze bumva ari byacitse ariko wageramo hano ni ukubahumuriza bakabona tubayeho turishimye turasabanye turabanye yego kandi ikindi abayobozi bacu bagerageza ku buryo mbese tubana nabo umunsi ku munsi tujye sasa kuri wa mama waje atwite yageze mu hano mu buyobozi bw'umurenge umwakira gute umubyeyi waje hano atwite afatwa nk'uko nakubwiye nk'abandi babyeyi bose bo hanze icya mbere ahabwa ifunguro ritari nk'iry'abandi nk'iry'umubyeyi utwite ikindi ahabwa serivisi yo kuvurwa aravurwa nk'uko ukunda ubizi bakajya ku nkingo agahabwa inkingo zose yego kandi birumvikana banamutegurira kugira ngo azibaruke neza no guca mu mayeko za serivisi zose z'abamama batwite hano turazihabwa arabyaye ni ukuvuga ngo iyo abyaye hano nk'uko nababwiye hari serivisi zose ajyanwa kwa muganga akabyara yamara kubyara hari abo yifashije n'undi batifashije tuba dufite ibikoresho ntabwo agenda wenyine tuba dufite abakuru baruje ni ukuvuga ngo iyo agiye kubyara agenda nk'undi mubyeyi wese ugira umuherekeza bakamuherekeza akabyara yarangiza akaza arakomeza agahabwa rya funguro rituma agira amashereka ni ukuvuga ngo ntabwo abaho kwa kundi nk'abandi agira ifunguro ry'umwihariko nk'umubyeyi wibarutse umwana abyaye ajya ku rukingo nk'abandi yego umwana arakingirwa agakomeza guhabwa za ntungamubiri z'umwana akeneye yego muri ya myaka agomba kumaramo itatu
abari gukora iki? Ni ukuvuga ngo ahangaha yabyaye twamuhaye igikoma nk'abandi babyeyi yonkeje umwana yakuze. Iyo ageze ku mwaka n'igice murabizi ko tubasubiza imiryango bagejeje ku myaka 3 bahabwa rya funguro ry'abana barya neza inyama, sosoma, amata, imbuto nk'abandi bana. Hanyuma tugira irerero ry'abana. Yego oya twabyita creche yo hanze. Ntago babana wa mwana azirwa na nyina kuko nyina hari twagomba kumukorera isuku, agomba kumutegurira. Dufite rero irerero ry'abana tukagira n'abarimu bamwe muri twe. Yego baragenda bakajya kwiga akirwa n'abandi yiga utuntu dutandukanye tw'abana. Yagira ku myaka 3 afite umuryango cyo tugira ibibazo byinshi. Hari igihe uba udafite umuryango murabizi muri sosiyete nyarwanda umwana yagera ku myaka 3 akabura umutwara. Mujya mwumva abantu bita Marika Murinzi. Yego baraza bafite ubuyobozi bwa sociale, bafite ukuntu bwa RCS, bafite ukuntu babafasha, hanyuma Marika Murinzi akaza akajya kumurerera. Ari nayo mpamvu muba muri iyi minsi dufite ikibazo ntago Marika Murinzi bari kuboneka cyane. Abo barabuze. Barabuze. Ariko igororero icyo rigomba gukora riba ryagikoze. Imibanire myiza hagati y'abagororwa. Dukunda kumva ko buriya ngo abagabo nibo bakunda koroherana mu mibanire, buriya ngo abagore kugira ngo bahubuze ngo bikunda kugorana. Mu bikontorora gute? Buriya rero iyo wageze mu igororero byinshi birahinduka. Ya mashagaga ajya hasi. Yego baravuga ngo hari abantu ntago habura uruntu. Nkuko twababwiye ko dufite za nzego. Dufite igitifu, dufite burigadiye, dufite polisingi. Iyo harabaye ikibazo nyine habayemo amakimbirane turicara hasi tukayakemura tugafashanya. Nkuko n'ahandi hose hari ahari abantu ntago habura uruntu. Ariko nta byacitse igihe bitumye ngira amatsiko. Yego bagendeye ku kibagutora ngo begitifu. Icyo kibazo kirakomeye. Icyo kibazo mbajije kirakomeye. Ariko buriya nk'abayobozi bacu ba RCS barashishoza. Ibyo ari byose ntago baha umuntu kuyobora igororero abandi bagororwa umurenge wose batarakubonye ko ufite ubushobozi. Buriya mu bushishozi bwabo babonye ko mbishoboye nabo bangirira icyizere. Wabonye bakugira icyizere? Ariko biterwa n'ibikorwa byanjye. Yego kuko buriya ntago ari abayobozi bacu badutora gusa n'abagenzi bacu. Yego kuko mbere ya byose umukandida ava muri bagenzi bacu bakakureba, tubyita ngo no kukurambagiza. Bakakurambagiza bakabona uzababera umuvugizi mwiza. Yego bakabikumenyesha, ubwo nawe hari indi mihigo uhigira abakugira icyizere ugafasha bagenzi bawe. Gite Karame niba uri free kubivugaho atari ibanga. Yego wageze hano kubera iki? Ngewe ubundi mu buzima busanzwe nari umufonctionnaire. Yego usanzwe nkora umushahara nk'abandi banyarwandakazi bose bashaka iterambere. Nza kwinjira mu bintu by'ubucuruzi. Yego hari igihe wenda nabyita malchance cyangwa byita experience. Twese ntago tugira amahirwe amwe. Nginjiyemo nza kugira amahirwe make y'uko ubucuruzi bwanjye bumpira. Nza gukora ereri nabyitereri ngira ngo niba ari kutamenya cyangwa se ari kutagira experience. Ngira ikibazo cyo gusinya check itazigamiye. Ni ukuvuga ngo hari igihe hanze aha mu byiti byoroshye, ariko iyo umaze kugongana n'amategeko ukaba ari ibintu wakinishije nibwo ubona ko ari ikosa wakoze. Ikindi nabyita ko nagize muri rurimi rw'igifaransa bavuga ngo nabaye naive. Nagize naivete yo kumva ko uyu munsi biranze ariko ejo bizakunda. Iyo nza kubona byanze bwa mbere ntahagarika ntago mba ndi hano. Ariko babyita ngo ni destin. Yego destin ntawihindura. Yego ubu nabonye ko ari amakosa akomeye ngeze ahangaha ku buryo numva nakangura abagenzi banjye ko ikintu cyose cyitwa ikosa bakirinda. Ubwo warugenewe kumara igihe kingana gute? Imyaka 3. Ubu ndangije imyaka 2 n'amezi 4.
ariko narize nize byinshi ku buryo ningira muri sosiyete nyarwanda hari byinshi cyane nzakosora. Hari ibintu nabyita ko nakoraga numva ari ibintu byoroshye ariko naje gusanga ko bitoroshye. Ngira n'inama bagenzi banjye bandi yuko rwose ikintu bita sheke ni icyaha gikomeye cyane. Abagore bamwe mu bagore muyoboye ikibazo bakunda guhura nacyo cyane mu mibereho isanzwe n'iki ko bitewe n'icyabazanye cyangwa ibibazo byinshi dukunda guhura nabyo kugeza ubu. Bamwe mu babyeyi imiryango yabo yego tugira ikibazo cyane ntago dusurwa bamwe. Ngira ngo muri experience dufite abenshi cyane mu bagore imiryango yarabanze, abagabo babo barabataye, ugasanga yiberamo hano nta muntu umugeraho. Urumva iyo utazi amakuru yo mu rugo kiba ari ikibazo gikomeye. Birumvikana iyo utagerwaho n'umuryango hari ibyo igororero rigufasha ariko hari byinshi cyane ukeneye. Birumvikana nicyo kibazo gikomeye cyane duhura nacyo. Ni nacyo musaba imiryango yasigaye hanze? Icyo nasaba imiryango yasigaye hanze ifite abantu bari mu igororero, nababwira ko natwe turacyari abantu. Ejo tuzasubira muri sosiyete nyarwanda. Pardon, nabasaba ko batwitaho bakadusura tukagira morali. Murabona morali mwadusanganye, badusuye none mwasanga irenzeho. Impungenge z'ababyeyi ababyeyi bafite abana babyariyemo hano cyangwa baje ari batoya, hari impungenge umubyeyi agiriye atari kumwe n'umwana we icyo gishyika. Iyo Marayika Murinzi amutwaye umutekano w'umubyeyi uba umeze gute? Birumvikana ntago apfa kujyana umwana atabyumvikanye n'ubuyobozi. Ubuyobozi bufite ukuntu bukomeza bugakomereka n'abamarayika Murinzi. Hari igihe rero baza bagasura abana, ntago bapfa gutanga umwana. Oya, bagira igihe bakaza bakabasura bakamenya imibereho y'abana, habaraye telefone bakabavugisha ku buryo nta mpungenge. N'umubyeyi nawe akabasha kuvugana n'umwana we? Yego umubyeyi avugana n'umwana we kuko ni ubuyobozi buba bwaradufashije. Igihe umubyeyi azarangiriza igihano cye nibwo aragenda asubira agende, niba abonye ubushobozi icyo gihe n'umuryango wundi bo baramurereye. Iyo bageze hanze barongera bagafatanya. By'umwihariko nk'ababyeyi ibindi bibazo bakunda guhura nabyo ni ubuharike. Mu gihe bari mu magororero hari igihe imiryango yabo abagabo babo bashaka abandi bagore, ugasanga nabyo biteye ikindi kibazo. Yakoze icyaha bamukatiye nk'imyaka 5 umugabo akananirwa kwihangana. Murabizi ko nabyo ni ibindi bibazo bitwugarije. Yego. Hanyuma abasurwa no turasurwa nk'uko bisanzwe, dusurwa kuwa gatatu bakwakira ibibazo by'imiryango, kuwa gatandatu ni ugusurwa muri rusange. Reka tugushimire cyane ku butembere mudukoresheje, mutuzengurukije ikigo mukanadusobanura neza ku mibereho yanyu n'ubuzima busanzwe mubamo bwa buri munsi. Hari ikindi kintu wumva ushaka kumbwira nasize? Tumenyereye yuko itangazamakuru muba muri abavugizi bacu. Murabibona nk'uko mwatubonye, mwabonye ko ntabwo tukiri meze nk'uko twaje. Twasaba ko muzadukorera ubuvugizi tugahabwa imbabazi. Nk'abanyamakuru mugera kure cyane, mukazatubwira Perezida wa Repubulika uko mwadusanze, akazaduha imbabazi tugasubira mu miryango. Ubwo namwe muzamutubwirira uko mwadusanze. Murakoze. Burabageraho. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane kandi mwakoze cyane. Mukomeze mu ngamba, mukomeze imirimo yanyu ya buri munsi, kandi n'abagoramye kuko mukomeze mubagorore neza kugira ngo bashobore kugenda neza. Turafatanya. Yego. Kandi muzagaruke. Tuzagaruka n'ukuri. Yego. Mwabonye ko dufite ibintu byiza, turakina, turabyina. Mwabonye ko mu gihe tukifite twinshi two kubereka. Ni twebwe twabahaga umwanya mutoya. Muzaze kare ubutaha. Tuzaza tuzendetse. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego.